naryoheje bya hatari seka tiri muri dushe sana abanye ufite ubwenge utandukanye na kiriya kintu simbizi se sawa tujya muri dushe nitaye Sheri ni wowe cyangwa Nisi uko narinde Nise ugarutse Garutse nte ugarutse utenye Hasemani nyine guko ugarutse aho kuri kiko kandi ni wowe ma Iki se yakoze iki ko ndi kumva ko ndi kono kumutungutu cyubundi ufite ikihe kibazo ubundi wowe ufite ikihe kibazo Umva Sundu garutse anga kumara ikireka mubwiza ukuri nta n'uburenganzira na buke umfiteho namba ibyakure n'ibyo reka bishoboye bakore siko bimeze Sundi nikagende sigafatwa ibyo kaje kureba jya wemera ko udashoboye abashoboye bakore Jumba ngaba ari byo. Oyabane erega biriya bintu biragoye Imana. Nuko nibiki bigoye biri hariya. None inshuti yanjye. Ndi inshuti yawe ndabizi Imana. Ariko kuba inshuti yawe se uri kunyosha. Basaba nkunda amafaranga. Oya ariko reka nkubwire Imana. Data. Harwo duheruka kubikora ariko twakoresheje agacengerezo. Aha. Ubwo rero nkubwire wishe umuti. Umva uramuhereza neza. Ukamuha kinyese urawakira. Urabeshya. Uragenda ukazana gwede ukabyimba inyuma. Urabeshya. Baba bari ngo kwibece ngo gasantre ukuntu. No wabwira ujya gutya bose bakayabandika. Kugitambo kuri gutetema. Uri gutetema cyo bitamutetema. Umva. Akazi kose. Ariko nukwigira umwana ko nzi kuri iki. Kwere ki wigira umwana kigere kigira. Umva. Uragenda umutipe kamwemeza umva. Amafaranga nyine Nese man nizenzira nyine nacamo kugira ngo nijye amafaranga umva umutipe wowe uramwemeje ukamubeshya kandi ntabwo ubeshya umwe cyangwa babiri urumva ni nk'icumi ukabapanga bose bose se umva nese bose ubwo wabeshya bigakunda Imana ngira inama nyine nese mbigenze na nyine ntangire gute reba ntabwo no ubutipe buri hano muri quartier bwose ubutipe uragenda kamwe aratinda kamwipfusha ukamwereka buki none ubwo ntabwo utangira umwaka amafaranga urumva umwereka buri iki nyine umukunde cyane ukajya ugenda nyine ukamwiryamishwa umuhungu atangira atakara murumva noneho nyine sha ukabona atangira gukura mu ipantaro urabeshya akaguha amafaranga yes wabyemeye ariko se ndyemera ariko se ugomba kubyemera wakira ariko se ko shaka gwede nanone nanjye kabyimba nyine harakariho ni dukeya ni dutoya Mana nyine ubwo bagomba kukumenamo turatu nyine ntutuzi buriyo bigumye muri gakingirizo ntago nta nagwe duzana nukuri haryo nuduki kumbona agakingirizo gusubwa nuduki mwana za beduze z'abatipe wakino beduze urabyimba nizo zikubyibisha imunda hakagenda utubera ukagira saa sita urumva ubwo rero nkubwire wishe umuti oya wishe umuti ngo ntabwo wamuryohera ntabwo baga amafaranga menshi yari kwemera tugakorera aho mbumo yari kuma amafaranga ukajumana ngiki yari kuma amafaranga harayabaye mani se wowe sibye ya motomani yaranegeye gusa yabaye make nyine yo mukorera aho ngaho umva yari kuvuga yari kubonye ne yaryohewe urabyumva nyine akaza kwishyura heje koko atinyuke umwana witondaga kuko ibaza atinyuka abwira amagambo ameze kuri ya koko bana we ibaze koko baramutse bamuteye ubu se akana kariya kayibyara ababyeyi be nabo baraho ngo bafite umwana amana we cyakoze nzagerageza ngende muganiriza nta kindi nakora uretse kumuganiriza pe ko ndi kubona ibyo bitoroshye rwose twari inshuti kuva kera twigana yitonda isi igeze habi pe ubwo urumva yama amafaranga ku buryo nanagura smartphone gusa umva uragenda ukamwigisha ukamwemeza ahubwo bafatwa vuba umva arekura atangira abona kuntu kumujya akora ikofi mu ruhago
Oya nawe uri kumbeshya none se ubwo wakipfusha ku mutipe ukamwivugishwaho bigatuma aguha amafaranga mbwira inzira wabicishamo none ngo nyine menye niyakubwiye ngo nyine ngo umuhereze kuri tokeni se nayo tokeni nigize ubigira ku bintu wakintu nasi ibintu ni tokeni imvugo z'abajina uzi uwo mu cyaro kandi mbona uwigira isonje nta byawe umva noneho ubwo tokeni abavuze ni ibintu nyine kandi tokeni ni ibintu kugira ngo mwereke ko umukunze cyane ntabwo mukoresha agakingirizo ayada oya ntabwo nari kwemera ko dukoreraho nari butwara inda mani cyangwa gusa mama namukira mama subizi se ibyo gutwara inda uri umwana use ndwaye sida mama ntabwo namukira ariko oya nako yigo ndabyemera ariko oya nzakora iki uzanyumveho oya wa mukobwa we ibyo ngibyo ndabyanze nkorera aho ngaho ndwara sida cyangwa ndwara inda babarira igisebe cyabaho iyo si inama uri kungira babarira umva nyine mubwire ukuri ni akarozi niyo guteye inda kuyikuramo n'itoto ni ibintu byoroshye ariko ukarya amafaranga nkakuramo inda njyewe hejo nkakuramo inda nase n'ikibazo biroroshye uzi ko ari imihango we Hoya uburyo imihango iryana noneho wakuramo inda bikakugendera kiragute iyi ndiri kubamo nta kintu kimwe wumva ahubwo ari mana we hoya ndabyanze ibyo byo ndabyanze ntabwo mbyemeye gukuramo inda ukifata ukica umwana uri mu nda nzakora iki uzanyumveho ariko kandi najya nibonera ibifaranga byinshi umva ibi akose ntabwo ujya ubona ibyo mba ndi hose byemere ngenge niho nibyo dukora umuti rero sasa n'intwari inda uzayinkuriramo n'itoto nakwe ngo ni nk'imihango bimera urabizi neza uyifatemo uburambe ndetse kandi umwana ntazapfa se ntabwo uzapfa niwe wabibambere se uyikuyemo ntacyo bitwaye ntacyo gusa uzabyirengera nindamuka nyitwaye ikanga kuvamo izavamo ariko ntugire ikibazo reka nkubwire ahubwo wowe buriya bukipe bwose ntukajya urobanura ab'umugabo umusaza w'umwana bakakwishyura kandi mugakorera sibyo kugira kwishyura aya nako yigo ariko oya nta kibazo umva nshaka gukora ikofi urumva ikibuno noneho nkakora ikibuno ku buryo nzajya nambuka na master urumva ari master uzi ukuntu bakita icyo bita inyo umva ku buryo na master azajya roba urumva ntabwo hazongera kunkura amanota ya conduit waba umaze iki umva ahubwo reka ngire nkahinje mu rugo nkora akazi kose ntangire cakaze umva ku buryo guhera kuri gahunda ni iyihe gahunda y'amafaranga man nubizi umva inzu yabonye ndagafatishije umva uriya ngiye kumwinjiraho umva agenda bazimukubita inza zikuramo ameza senkari yuzuye nk'amasenkari cyangwa 60,000 nta kintu tuzavugana ashaka zahiri iwabo ngiye nzajya ndyamabuye cyantunzwe kandi se wenyine gusa nzajya mbushuka buriya bunyeshuri bwose bugirirwa butambatamba ahangaha se buzi ko ntunzwe n'amabuye nzajya mbushuka bagenda babutange kuri tokeni babwinyese buri babutikagura ubundi bazi bunyishyure babona ko ngiye mbayeho subaye utesha umva bazajya agenda n'ubundi bukobwa bene wabo umva bose bagenda mboreke bayazane abahungu nabo ko bayarikurara aba barayarekura none ko mbona umeze nk'umuntu umvugisha nkaho nzi byatari uruwa hehe ngiye gukora ibikikaro bwa mbere mubonye n'ubundi nta birenze nsanzwe mbazi kuko nigeze nza kunywera hariya haruguru sibyo ukora sibyo ubwo rero nigeze nza kuhanywera ubundi wacu ni hariya kwa kariya gasozi kwiranzu y'amabati itukura nyine nziza uruzito rukumva nanjye ni njyewe uhagarariye urubyiruko muri uyu murenge ariko se mwitwa bande njye nitwa Shadia Shadia ni izina ryiza kandi Shadia ni iry'abantu beza nkawe
reka da ntabwo nari mbizi ntabyo waruzi ese ni ubwa mbere ndi umuntu wa mbere ubikubwiye ese bakubwira ko uri mwiza bose niko uba uri mwiza koko nari bakubwira bari kugushengura sha noneho ngende kukubwira ukuri sibyo shadi urakoze niba ari ukuri ni ukuri rwose rero shasheri nyine wananindije kandi aho nahani kure ubwo rero urabanza umetike kugira ngo ngereyo kare dore bwije tike tike nta kibazo sibyo ndi kubona butangiye no kwira ushaka tike yangahe kuva hano ngera mu rugo ni amafaranga 3000 bitatu ni amafaranga make cyane sibyo noneho reka nyaguhe apu aya se nakirwa nyacamo sibyo hano narengejeho na demire nurangiza ugende uhigurira akaji ugende winyinyirira mu nzira sibyo sawa nyine sheri urakoze ngaho bye hani ubwo nyine naho kuri phone uzaze kunsura yego bye bye I love you mosi Kigi cyana we hana we kiracyana rwose ko tuba twaramenyereye kwinywera ku nzoga aya ariko ibyo ngibyo nzabireka sibyo nkunde noneho byanyabyo kuko mbonye uriya mwana ari mwiza ariko mana yanjye ururana warikoze si umuntu umeze kuriya buriya ngo ashinzwe urubyiruko muri uyu murenge none narumagira ngo ni mayibobo ariko nta kibazo nase ajye mu mubare nk'abandi so dusangira bya birini nawe imvuko mu gitondo bimerega nanjye ntabwo naye niyanze ngo amafaranga ubundi ampayangaye yabuze ubwenge kanigendera ahubwo kanze nzamubwira nawe azansure ubundi noneho mpite mworoza myinshi kabisa urebye ntabwo ari myinshi cyane ese ejo muri twari kumwe twari kumwe kuri umunsi waranambihirije ubundi biriya wari kuvuga byari bike ako ni ibintu byumvikana oya rwose jya undeba reka banza ukimeruka nkiri umwana hari cyagiye nanjye mu Rwanda aragafata naragacaki ubu se urayafite byadanje ngaho se mpereza noneho turebe kibanza rero ukuntu umuntu aba yifunze byonyine zagenda ibyo kwifunga se iby'inyuma ihuriye n'imbere gira icyo umbwira noneho njye nakwemera ikofirita yawe nugira ikibazo nyemera uzamo umunsi ibindi bizaza nyuma iby'umunsi njye nta gahunda nawe ngifitanye nawe byararangiye ntaho nahurira nawe erega mfite abandi banyabirombe bakurenze utubundi kamwe tubiri ntituri kwirata hakoze ko ndi umuraperi cyane nabyize umuraperi si ibyo bivuze iki ongeraho ngo icyamamare reka da reka ibyo nta kintu bivuze ko uri umuraperi se njye uzi ndi iki mani nibyo tubireke wenda gusaba umuzamu undi munsi umwe wowe kila kitu kirahari ntugire ikibazo tuvuga ushaka umunsi umwe yawe umwe kabisa umwe ukongera ugakora iki kuri za diyo nyasi icyo utumva nyine wowe umva nta kibazo nzabitekerezaho nzakubwira sawa ngo numva ari sawa kabisa ngaho genda rwiza sawa amakuru se amakuru ni meza amasomo aragenda neza yagendaga hari umusista bita Clemence mwiganaga mu wa gatatu wagushaka yarakubonye Clemence kabisa umusista mugufi yawenze urukundo Clemence ndamwibutse disi yari inshuti yanjye umva yari yaje mu kwe ngo ari kwa nyina wawe n'uruguru gutya yo Yesu wenda bukumbuye none se ngo namubona gute ko yaraje shaka nimero yawe arayibura arambwira ngo nzakwaka nimero nzayimushyira ubwo rero yaranje cyerekera akanimero kawe nzabona ko nyine yahana nyemuheza to umva nge nta phone ngira n'ukuri kw'Imana telefone ugira nose ubwo wantije kuyo ngiyo tukavugana wenda niba ufite number urabona mfite butushi telefone nini iri amayinite nashyize mu rugo wallahi urumva wazaza ejo mu gitondo asa 10 byingi ntarajya ku kazi ukaza nkagutiza ku mayinite tukamuvugisha ntacyo bitwaye numvisha gushaka byatana ibiri agence pe kandi ngera gushaka bya cyane pe niko yambwiye nose wanyu ubana na mama wawe aya njye nyine ni mu rugo turi mu rugo nose ko hari no kuri abasore bagizwe ngo byo kurara mu mageto pe unugira ikibazo ni mu rugo kabisa nugira ikibazo wowe ngo bikigiye ngo mugize ibintu byo kuba mu bagito mushuka mu bakobwa banje ose nanone ni mu rugo urabona ka gahanda gaca hari rya kuri Kizira uzagakataho ugende ugire hafi kwa guru n'umuze tubona wumva nta kibazo ako kuva mushaka cyane pe nzapfa kuza cha uzaze ubwo ni gahunda reka ngende bikomeza wigero tuzatsindwa
kandi aho ngasize mu mubare wabo ngomba kwenyesera. Gapeti kagiye kuza mu gatize phone ndakarya kamaze gakurugire gashyiremo fenerega gakubita icyayi gasinzira njye guta nkamena nta mikino. Akobwa keza umeze neza se? Ni karibu sha. Ni karibu? Cyane karibu kabisa uri sana. Bite? Ebye. Kama karibu ufata gatebo cyane. Masa nuko ndi kubona ntazi. Nyana ni wanje na hano mbato. Ibara kurangiye. Sanzire mu wakacyayi rero amaze kuri kacyayi mbona gutsaza kuri telefone. Oya nta kibazo wandi nize kuri phone. Yakangoreze kacyakushahe. Urasuzugura koko? Oya nta n'umwe nk'ugake. Mukorera kawe. Sanze nakimuga yakira ngaho nawe gusoma. Masomo aragenda neza. Aragendaga. Yewe ukagusubira mu masomo buriya bari byiza. Yega. Haje rero. Nazi. Bayikisha. Gufashe. Nshaka kuryamaho gato. Wamfashije ukandenga ko nshaka gusinzira. Nshaka gusinzira? Nshaka gusinzira. Zagatebe hino shaka byose. Nshaka gusinzira. Yego. Kasinzira sibyo? Shaka peti sana aje. Umva. Ngiye kurya mwite